uzasobanukirwa n'imbaraga yakoreshaga intumwa za Yesu igiye gukoresha. Soma Bibiliya yawe uzasobanukirwa n'imbaraga yakoreshaga intumwa za Yesu igiye gukoresha. Imbaraga yo kubwiriza ubutumwa bwiza yagaragaraga kera na n'ubu iracyariho. Intumwa Yohana ijwi rye ryumvikaniraga mu birometero byinshi bisaga 400, ariko na n'ubu abinjiye muri Yesu bakaba barimo neza, barimo kubwiriza. bitejwe igihe n'iby'isi ureba inyuma nk'abandi, dore Yorodani turayisatiriye. Abazambuka urwo ruzi bariteguye gutaha bakora imirimo yabo batumbiriye ijuru. Abazambuka urwo ruzi bariteguye gutaha bakora imirimo yabo batumbiriye ijuru. mu gihe cyo gutabarwa ubwoko bw'Imana bwose buzaba buri mu mwanya butekereza kimwe, kandi imbere yabo bazaba bareba neza umugaba w'intwari uzabarwanirira. Abambutse Yorodani barabagirana ubwiza, baririmba indirimbo nshya bature mu gihugu. bitejwe igihe n'iby'isi ureba inyuma nk'abandi, dore Yorodani turayisatiriye. Abazambuka urwo ruzi bariteguye gutaha bakora imirimo yabo batumbiriye ijuru. Abazambuka urwo ruzi bariteguye gutaha bakora imirimo yabo batumbiriye ijuru. abonga biyo babwiriza hagaragara imbaraga y'uwo bakorera. Iyo baririmba ntabwo aribo bumvikana amajwi meza yaturutse mu ijuru. Imyambaro yabo, ibyo kurya byabo, bakora imirimo yabo bahimbaza Umuremyi. soma Bibiliya yawe uzasobanukirwa. Soma Bibiliya yawe uzasobanukirwa n'imbaraga yakoreshaga intumwa za Yesu igiye gukoresha. Soma Bibiliya yawe uzasobanukirwa imbaraga yakoreshaga intumwa za Yesu igiye